New Mbabazi TV. Murakaza neza mwebwe mwese mukunda gukurikira inkuru yacu ubutatu budatana. Uyu munsi twabazaniye igice cya 29. Nimucikwe. Ubwashize mwumvishe uburyo Clara we yiteguraga ashaka kujya mu isoko kuko hari utundi twenda atari yaraguze. Hanyuma nibwo Ticha we ari kuri misiyo y'ukuntu Clara yazabyara umwana. Nyuma yo kubyara umwana maze Clara akamushyira Ticha, nibwo Ticha we yagiye yashatse uburyo nyine ahajya mu isoko ahahira Clara utubuto utuntu twose abona Clara akunda. Nibwo Ticha waramutse neza. Waramutse Clara. Ticha nukuri ko Imana urankanze, uzi ko ndarebye inyuma mbona amaguru y'umuntu mbonye amaguru y'umuntu numva ndikanze. Ariko Clara nawe muri iyi minsi kwikanga ukuntu nyine nari nzinze, ariko se we nta nubwo hano abantu karibo unabakire umuzigo bafite umugongo. Ticha ntabwo nari nzi yuko ubinzaniye n'ukuri pe. Ticha ni amahoro se? Clara ni amahoro, duherukana ejo tuvuye se ya mineke warayimaze cyangwa iracyari unyihere kamwe ko ndi kumva mu nda nanjye haramutsemo ikintu cy'umuyaga. Ticha urabizi ko iriya mineke yari amafaranga ntabwo nayimara pe. Reka nyine nyikuzanire cyangwa se ureke nyine twigire mu nzu uyicarire. Ariko Clara umaze kumenya ubwenge, umaze gucisha make, umaze kumenya bipfa n'ibikira, uburyo wiyahuye, uburyo byagenze, ibyo byose nta muntu ukibikozwa, uburyo wangaga umwana. By the way, gusa nyine ni byiza ko wakiriye ubuzima urimo. Ticha nyine narabwakiriye kuko nabonye umfasha kwakira situation ndimo. Ubwo rero n'Imana yakunzaniye, ubwo nanjye ngomba kwakira. Okay Clara, mpereze rero umuneke mwirire. N'urwenya rwawe nta warurondora. Nibwo Ticha na Clara bakomeje kuganira baterana buragi. Ticha ati uko byasa kose ngoma no kuguherekeza mu isoko nkonyanga gufasha gutoranya kuko urumva ubwashize nta myenda twaguze imyenda, ariko twibagirwa umutaka, twibagirwa impetso. Ariko Clara uzi ko nta mu buryo ugura impetso n'umutaka atarabyara umwana? Ticha oya ntubimbwire. Nibyo. Hagati aho nibwo umugore wa Ticha nawe yasigaye mu rugo ari ku mavi asenga Imana avuga ati Mana ndakwinginze uriya mwana Clara atwite basi uzongere kumpa nkikira umwana, kuko wanjyanye Cyomoro mu gihe nari mukunze kandi ari mu ruryohero rwo kumuterura. Basi uzambabarire ukoreremo Clara maze uriya mwana azamumpe murere. Nyine agafata neza nkajya nkuhagira nkajya nkafurira. Umva kakosa nkakabwira ati ceceka ngo nzamwite Cyubahiro. Nkajya mwati Cyubahiro ceceka. Komana basi nyine Mana uzamukoreremo pe, kuko nkumbiye kongera guhika agahinja nkakabwira apucupucu akagashyira mu mugongo. Mana we sinzi nimba uzigera unambabarira. hagati aho nibwo kwa
kwa nyirasenge wa Clara. Ubushize mwumvaga uburyo ari muri gahunda yo kwimuka, ariko akajya yimuka atabishaka, ariko nyine igihe cyaje kugera ava ku izima aravuga ati reka nimuke. Hagati aho nibwo Clara nawe yakomeje kwitegura, ariko hashize akanya nibwo yagiye yumva tica telefone iramuhamagaye. Alo, bite Jean Baptiste? Ni byiza, ni diregiteri w'ikigo, ndagukeneye cyane. Murankeneye? Yana turagukeneye, biba byiza wahita uva ukaza kuko turagukeneye. Okay, nta kibazo ndaje. Clara, ubwo sinkijyanye nawe, hari gahunda ngeze kuri mu kigo, ubu nyine genda neza. Nibwo Jean Baptiste we yarirukanse afata moto yihuta ageze ku kigo. Nibwo baganira n'umuyobozi w'ikigo, arambwira ati Jean Baptiste, ndakumva umuyobozi wanjye, se urabona ibintu wakoze ari byo? Niba ntabwo ari byo, gusa nanjye nagize ibibazo, ndapfusha, ndafungwa, rero niyo mpamvu ntari nkiboneka kuri iki kigo. Rero nahisemo kuba nicaye kuko ntabwo numvaga ko mwaba muri redi mu kuba mwampamagara maze nongere nsubire mu kazi. Gusa oya, ntabwo ari ngombwa yuko nawe wica akazi uko wiboneye. Wari kwandika nyine ukavuga ko wagiye uhura n'ibibazo, nta kibazo, wenda tukagira uburyo twiyaranja, ariko abana bamaze iminsi batiga. Gusa ubu ngubu ngiye kujya mu nama y'akarere, nagiraga nkumenyeshe ko mu cyumweru gitaha wazaza tukaganira birambuye. Muyobo, nta kibazo, nzaza pe. Murakoze cyane. Murakoze, bayi. Hagati aho nibwo ticawe mu gihe yari ari gutaha, nibwo yageze mu nzira aravuga ati se ko nigeze nunguka inshuti muri gereza, ese uriya musaza aracyabaho? Ntabwo akibaho. Suni aya masaha 5 ndi kujya mu rugo, ndi kujya kureba iki, washaka uburyo ntanyarukira kuri gereza nkajya kwisurira umuvandimwe. Kuri uwo musaza yambereye umuvandimwe, reka nigireyo. Mota, yes Mota, yes boss. Ngeze kuri sitasiyo, boss ni 1000. Akose ikibazo cy'amafaranga ufite? Okay, tugende. Hagati aho Clara we yagiye mbere yuko ajya mu isoko, baravuga ati se masenge ko maze igihe kinini namubona, gusa ubu ngubu ntawaca iwera, reka nceyo. Nibwo Clara we yaragiye yageze mu rugo kwa nyirasenge. Nibwo yageze kuri porotaye. Nibwo Clara yakomeje arakomanga, ariko abura umukingurira. Ariko nibwo yagiye kumva yumva hirya hari kumokera imbwa. Avuga ati se Masenesi yaratunze imbwa? Nyine Clara arabyibaza, ariko yirirwa bitindaho cyane. Ariko nibwo yagiye kubona umuntu w'umugabo muremure araje, abona Clara ahagaze aho, aramubwira ati
mwiriwe neza, urinde bite? Nanije kureba abantu baba aha ngaha, njye banyita Clara, aha nanije kureba masenge. Nyogosenge we ko hano tuhaba turi abasore batatu, nta mudamu haba keretse nimba uje kureba iyi mbwa. Oya, ntabwo nje kureba imbwa, ahubwo nje kureba masenge. Oya, hano nta masenge wawe uhaba, natwe iyi nzu twarayiguze, gusa numva ko umudamu wahabaga we yarimutse ahantu bita kwirebera, ariko ntabwo mpazi kabisa. masenge yarimutse ntiyambwira. Sawa mwirirwe, sawa namwe. Hagati aho nibwo tica we yageze kuri Ngereza, yari amaze kumenyerana n'abantu bari aho, ko yari amaze amezi 3, nibwo yabwiye umusore birambwiye ati nje kureba umusaza w'inshuti yanjye, nuko baramukingurira, aramubwira ati hari ikibazo ko mwamurushya nkareba umuvandimwe wanjye. Bro, wamureba ntaribi, gusa nyine sinibuka uko uwo musaza uvuga ari uwuhe. Nyine ni umusaza twari dufunganywe wiyumva ukuntu wari umaze igihe kirekire afunzwe. Urukara uvuga arandaga, yego n'ubu apo uwo nguwo amaze iminsi arwaye, ari ku bitaro. Tuzi ko muri Gereza tugira ibitaro, byarananiranywe, bamujyanye ku bitaro bya Gereza biranga, nyine bamujyana ku bitaro bisanzwe, ubu ni hari. Ubu byasiriye suba arafunzwe, nako ari mu bitaro. Mwana ari mu bitaro nyine tu. Okay, sawa murakoze, reka njye kumurebayo. Nibwo tica we yabonye amubuze kuri Ngereza, aravuga ati ajya kumureba ku bitaro. Ageze ku bitaro arabaririza, yerekana ifoto y'uko yari afite agafoto k'iwo musaza yari yaramuhaye. Baramubwira ati umusaza ushaka baramurangira. Nibwo yagiye asanga umusaza yararembye. muze Karame mwana wanjye, urinde ko nakumenya. Muze, ntabwo ntumbwire gutamenya, kandi uzi neza ko twafunganywe. Ni wa muntu mwafunganywe akubwira ko we azira icyaha cyo guhohotera umwana kandi abeshyerwa. Yego ndakwibutse, umusore umeze neza. Muze, meze neza cyane. Hanyuma se mwana wanjye, ninde wakurangiye aha? Muze, nyine nagiye ku bitaro kuri Gereza, barambwira ngo wararwaye, nibwo rero kuba nacanga ngo ngusuhuze ndebe uburyo umeze. Yego mwana wanjye, kuva wagenda nafashwe n'uburwayi rero mbura wandwaza, mbura shinge na rugero, ariko ndashima ko wenda gihumeka umwuka w'abazima mwana wanjye. Gusa uracyazirikana. Muze, reka umenye ko ari umuntu wa mbere
namenye muri ngeri zabo, ukanyakira, ukamfasha kwakira situasiyo y'ubuzima, ukamfasha gutuza. Rero ntabwo nakwibagirwa muvandimwe. Mwana wanjye, ni bakeya bazirikana ineza bagiriwe, gusa ndumva nta gikomeye nakoze. Gusa mwana wanjye, ndamutse mvuye muri ubu buzima, uzirinde guhemuka, uzirinde kurwana mwana wanjye. Kurwana nibyo bingejeje aha. Muzehe, jya wibuka ko ari wowe wenyine nshuti mfite mu buzima bwanjye. Rero nta mpamvu yo kuba ntaza maze unansangize ku uburyo mwabayeho. Erega mwana wanjye, ntiturabona umwanya wo kuganira birambuye, gusa Imana nimfasha ngakira nzabikubwira neza. Yego muzehe, mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye inkuru yacu ubutatu budatana, igice cyacu cya 29. Inkuru yacu nakagaruka. Tubashimire mwese mwakurikiye, gusa nimwihangane umuntu wese ugiye kwiha amasegonda 5 maze agakora subscribe kuri channel yacu. Imana ni mumugisha cyane. Ndabashimira rero mwese, Imana nikomeze ibarinde. Nakagaruka inkuru yacu ntimuzacike ku igice cyacu cya 10 cya 29 cy'ubutaha. Murakoze cyane. Babazi TV. Kuva nkiri muto, ubundi umusore, ubundi umugabo, mbyaye wanjye niho nabonye uko narushyaga umubyeyi wanjye, mama wambyaye. Reka ngushimire mubyeyi wanjye, mubyeyi wanjye, mubyeyi wanjye.